Imitungo yunguka tugiye kuvuga ni imitungo ifatika cyangwa se idafatika yongera agaciro buri munsi. Gusa kugira ngo ibakize hari ubumenyi bw'ibanze bagomba kuba bafite ari bwo bubafasha kubyaza umusaruro wa mutungo. Ubumenyi bwa mbere ni ubushingiye ku mibare y'ibanze bwibanda ku kumenya gukoresha neza ibimenyetso twakwita ko byoroshye ari byo guteranya, gukuramo, gukuba, kugabanya ndetse na bihwanye. Ibi bibafasha kubara igishoro cyangwa se ikiranguzo, depase zitandukanye ndetse n'inyungu. Ubumenyi bwa kabiri ni ukumenya ahantu cyangwa se ikintu cy'ingenzi wakoramo ishoramari. Ikintu cya gatatu ni igishoro cyangwa se kapito. Icya kane ni ubushake cyangwa se intego cyangwa se kwiyemeza. Ibi byose tuvuze bisabwa murumva bitoroshye. Niba wumva bigoye ariko ufite ubushake, icyo usabwa ni ukwitegura. Igihe cyose wazabonera ubushobozi ugakora ishoramari mu mitungo 11 tugiye kukubwira, iri kugira abakire umunsi ku munsi abayigizeho neza bakayishoramo imari. Ikintu cya mbere kiri kugira abantu abakire ni cash. Amafaranga atakaza agaciro umunsi ku munsi. Mbere hano mu Rwanda iyo wabaga ugiye ku isoko ugatwara 50,000 waragenda ugahaha, byaba ngombwa ugashaka umuntu wo kugutwaza. Ariko ubu siko bimeze kubera ko ayo mafaranga urayafata ukazanamo agafuko k'umuceri gusa. Ariko se ni gute cash iri gukiza abantu benshi? Impamvu nta yindi ni uko cash ari amafaranga agura umutungo uwo ari wo wose uri ku isoko. Ku muntu ufite cash, iyo abonye deal iri ku isoko cyangwa se umutungo uri ku isoko, icyaba asabwa ni ugukora ya mibare twavuze yoroshye. Arateranya, agakuramo, agakuba, akagabanya, akabara neza niba umutungo uri ku isoko kuko uzamwungukira. Yabona ari deal nziza akijajara akayigura. Yabona utazamwungukira akabireka. Kubera ko cash ari igikoresho gikomeye gikemura ibibazo byose bikemurwa n'amafaranga. Ibi ngibi iri banga abakire barizi neza. Akaba ariyo mpamvu kubika cash ari imwe mu ntwari ikomeye cyane bakoresha ibafasha gukomeza kubaka ubukire bwabo. Nawe rero niba witoza kuba umukire, hera iki gihe witoze kubika cash, wabyaza umusaruro igihe cyo yari cyo cyose waba ubikeneye. Gusa kuzibika ntibihagije, gushaka deal zishoramo nabyo ni ngombwa kuko amafaranga atakaza agaciro umunsi ku munsi. Ikintu cya kabiri kiri gukiza abantu benshi ni ubutaka. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, ku isi hose ubutaka ni imari ishyushye, cyane cyane ubwo kubakaho n'ubwo gukoreraho ubuhinzi n'ubworozi. Impamvu ni uko umubare w'abatuye isi uri kugenda wiyongera umunsi ku munsi, kandi ubuso bw'ubutaka bwo guhingaho cyangwa se gukoreraho ubuhinzi n'ubworozi buragenda bugabanuka. Niba abakenera amacumbi n'ibyo kurya biyongera umunsi ku munsi, ubwayo ni impamvu isobanura neza izamuka ry'agaciro k'ubutaka. Ese wari uzi ko agaciro k'ubutaka abura imyaka 10 kikuba hagati y'imyaka 10 ndetse na 20? Bivuze ko umuntu ubishoboye, ubutaka ari ikintu cyiza washoramo imari. Tubasezeranyije ko tuzabakorera icyegeranyo cyimbitse kuri iyi ngingo. Abakomeje kubana natwe muzunguka byinshi ku ishoramari rishingiye ku butaka ndetse n'amazu. Umutungo wa gatatu uri gukiza abantu ni inzu zikodeshwa cyangwa se inzu zigurishwa, aribwo bita mu rurimi rw'icyongereza real estate. Abashora imari muri iyi domaine bari mu bwoko bubiri butandukanye. Hari ababona icyo bita passive income, ni amazu bagura cyangwa se bubaka akabinjiriza mu buryo bw'ubukode. Aba kabiri ni ababona inyungu mu buryo bwa active income, bubaka amazu cyangwa se bakayagura bakongera bakayagurisha bakeneye inyungu. Ariko reka twivugire kubabona passive income, ariyo mafaranga aturuka ku bukode bw'amazu, kuko ni nabwo buryo abantu benshi bakoresha kandi nibwo butuma bagira ubwigenge ku mafaranga vuba. Domaine ya real estate ishingiye ku bukode bw'amazu yo guturamo akodeshwa yubatswe mu buryo busanzwe, ubw'imidugudu, apartment, amazu y'ubucuruzi, ofisi ndetse n'inzu z'ububiko arizo zizwi mu rurimi rw'icyongereza nka warehouse. Ubwoko bw'ishoramari ni bwiza kuko bwinjiriza ubukora amafaranga runaka buri kwezi nta mbaraga nyinshi akoresheje. Niyo mpamvu babukora neza uri kubagira abakire muri iyi minsi. Irindi shoramari rya kane riri kugira abantu benshi abakire cyangwa se abatunzi ni uburyo bita growth stock. Ubu ni bumwe mu buryo bw'ishoramari rigezweho, aho ugura imigabane mu isoko ry'imari n'imigabane mu kigo runaka, noneho imigabane waguze ikajya ikungukira hagendeye ku ikigo kiri kugenda gitera imbere. Gusa growth stock irunguka cyangwa se igatakaza agaciro bitewe n'uko ikigo kiri kwitwara ku isoko ry'imari n'imigabane. Bisobanuye ko iyo kiri kunguka imigabane izamuka, cyahomba imigabane igatakaza agaciro. Niyo mpamvu abahanga muri iri shoramari batanga inama zikurikira. Inama ya mbere batanga, niba uri mushya ku isoko ry'imari n'imigabane cyangwa se growth stock, ni byiza gushaka aba brokers bagufasha kumenya ahantu hizewe washora amafaranga yawe. Inama ya kabiri batanga ni uko iri ari ishoramari ry'abantu bakiri bato kubera ko rigira risk nini.
Impamvu nuko agaciro k'umugabane gahinduka cyangwa se kakiyongera, karahindagurika umunsi ku munsi. Umunsi umwe kaba kazamutse undi kamanutse. Iyo uri mu myaka rero yigiye imbere cyangwa se uri mu zabukuru bigutera pressure. Inama ya gatatu batanga, ni byiza gushora mu bigo bigitangira kubera ko ishoramari rishingiye ku kunguka k'umugabane shingiro. Iyo urikoze mu kigo kigitangira cyangwa se kikizamuka uba ufite amahirwe menshi ko nigikura agaciro k'imigabane yawe kazikuba inshuro nyinshi cyane. Iyi ni indi mpamvu yongera abakiri bato gushora imari mu hantu. Abakorera ishoramari neza muri ubu buryo rirabakiza umunsi ku munsi. Uburyo bwa gatandatu buri gukiza abantu ni treasury bond cyangwa se impapuro mpeshamwenda, hari n'ababwita impapuro mvunjwafaranga. Ubu uko bikora, guverinoma cyangwa se leta y'igihugu ishyira ku isoko impapuro mvunjwafaranga, wazigura ukazajya uhabwa inyungu runaka buri mwaka hagendewe ku migabane yawe. Ubu buryo bukunze kuba bufite inyungu iri hagati ya 6 ndetse na 12% buri mwaka. Ikintu cya karindwi kiri kuzamura abantu cyangwa se kiri gukiza abantu ni business ya transport. Imodoka zikora business ya transport ni imwe mu mitungo myiza. Impamvu nuko zinjiza amafaranga aho kuyakosoma. Izi zitandukanye na zimwe ziri mu mitungo mibi kuko zo zikosoma amafaranga aho kuyakorera. Bene izo modoka ari zimwe za promenade umuntu agura ashaka kwirinda gukerezwa na public transport. Imodoka zikora business ya transport ziri mu bwoko bubiri, hari izitwara abantu ndetse n'izitwara ibintu, ariko hiyongeraho n'iziterura cyangwa se zisiza. Uko abantu bagenda batera imbere ni nako imijyi ikura, ni nako no gukenera izi serivisi byiyongera. Umutungo wa munani uri gukiza abantu ni ubwenge. Wari ubizi neza ko ubwenge ari umutungo ukomeye? Waba warigeze kumva se kampani y'iby'umukozi mu yindi kampani runaka? Hari n'igihe itamwiba ahubwo ikamurokirita ikamuha amafaranga menshi ugereranyije n'aho yari ari. Igituma bamuzana muri ubwo buryo ahanini ni ukugira ngo babyaze umusaruro ubwenge bwe. Ubumenyi n'ubushobozi abakozi baba bafite nibwo buteza imbere ibigo bakorera. Ba nyir'amakampani nibo bazi agaciro k'ubushobozi bw'umukozi mu iterambere ryabo. Abakozi nabo yaba ushoboye n'udashoboye ntibahembwa kimwe. Ikindi kintu cya 9 kiri gukiza abantu benshi ni ibihangano by'ubwenge biri online cyangwa se kuri internet. Iyi ni imitungo myiza nubwo idafatika kubera ko iri online cyangwa se kuri internet. Muri yo hakubiyemo ibitabo bigurishirizwa kuri internet, ama website y'ubucuruzi, mobile application, indirimbo z'abahanzi, content zishyirwa kuri YouTube, amasomo ari online, blog, amafoto n'ibindi. Ibi byose ababikora neza kinyamwuga biri kubinjiriza amafaranga menshi umunsi ku munsi. Ikintu cya 10 kiri gukiza abantu ni audience. Umubare w'abantu bagukurikira ni ikintu cy'agaciro cyane iyo uzi kugikoresha neza ku buryo bikubyarira amafaranga. Ese waruzi agaciro ka audience? Umusitari mu muziki no muri sinema, umukinnyi, umusocial media influencer, amaradiyo n'amateleviziyo n'umuntu wamaza bazi neza agaciro ka audience. Urugero rworoshye twabaha ni abahanzi b'umuziki. Ufite abantu benshi bamukurikira cyangwa se bakurikira ibihangano bye, niwe ufite amahirwe menshi yo gukira vuba. Naho ugitangira cyangwa se bakunze kwita underground mu rurimi rw'icyongereza, abafite akazi katoroshye ko kubanza kubaka audience kugeza abaye umusitari. Ababo ombi audience ni ibisobanura iterambere ryabo. Kimwe na radio na televiziyo, ifite abayikurikira benshi n'inyuzwa y'ibyo kwamamaza byinshi cyangwa se publicité. Si ibyo gusa kandi ukabakora nk'aba social media influencer deal bakura mu kwamamaza zirabatunze. Iyi niyo mpamvu audience iri gukiza abayubatse neza. Niba nawe ufite impano yo gucuruza ubicishije muri audience, tangira wiyubake uyu munsi. Icy'ingenzi ni uko ubikora kinyamwuga kandi ukirinda kwangiza personality yawe. Indi business iri guhindura abakira abantu umunsi ku munsi ari no tugiye gusorezaho ni cryptocurrency. Cryptocurrency abenshi bayihuza na Bitcoin, ariko sibyo, kubera ko hari ubundi buryo bwinshi bw'amacoins bukora nka Bitcoins. Muri rusange ubu ni ubwoko bw'amafaranga adafatika aba kuri internet. Iri faranga rihindura agaciro buri munsi, kakamanuka cyangwa se kakazamuka, ariko ikigaragara nuko kazamutse cyane, kandi haracyari amahirwe ko azakomeza kuzamuka. Impamvu nuko abafite inyota yo kubimenya no kubisobanukirwa barushaho kwiyongera umunsi ku wundi. Niba wumva wakora ishoramari muri iyi domaine, ni byiza kubanza kwihugura mbere yo kubitangira cyangwa se mbere yo kubijyamo. Ni naha dusoreje, twarebeye hamwe imwe mu mitungo iri gukiza abantu benshi muri iki gihe. Niba hari iyo washoyemo uri gushoramo imari yawe, komerezaho. Niba kandi hari iyo wemera ko nawe yakugira umukire, tukwifurije kubona ubushobozi bwo kuyishoramo ishoramari kandi bidatinze. Niba twabanye kugeza ku musozo, kanda like. Habaye hari indi mitungo tutavuze kandi ubona ko iri gukiza abantu muri no minsi, uhidusangize muri comment. Ndabashimiye. Gende Jenad.